Kiraho mikoro ako kantu no ako kantu gasubiraho tambuka rouge à lèvres nizo arisize hano hose tambuka Irene yahawe ingofero nka papa Magagari Kibamba yasimbuye se umukobwa niwe wambaye ingofero tugiye gusasa inzobe tunenge dushime Krisizi yahawe impano nk'umuntu wakoreye Vestine na Dorcas ama video y'indirimbo niyo Bosco nago yagombaga kubura muri burabukwe yego wenda kuki se bamushimiye baravuga ngo niyo Bosco turamutegereje niba haro yatumye aze yacira impano yanga kuboneka bro ibi byerekana ko hagati ya Irene harimo akantu kakangononwa k'amakimbirane kuba nimukajya munera stress ma no reka kurira mani nta muntu umugaburira Ino TV likinga kora subscribe gutya guhoberana namwe bikura ibicuro ku mutima inshuti magara nifite akuka gushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza jya wiga kubanira neza abandi ijuru rizaguhemba uwimye umuto abayimye umukungu ntukarye amanwa aho wakavuze ariko ntugate n'umwanya aho utakavuze burya ni byiza kwizera Imana cyane ko kwizera aricyo cyatumye Mose yambuka inyanja ahumutse ahareba kwizera ni nako kwatumye Danieli ava mu rwobo rw'intare kandi intare zari zishonje kwizera ni nako kwatumye abasore batatu bava mu itanura ry'umuriro ntukibuke Imana burya ibibazo byaje igihe udasenga nta humure uzagira tubahe ikaze mwese abadukunda n'abadukurikira kuri Ino TV tubahe ikaze nubwo bamwe muri mwe mwaba mufite ibibazo ariko nta mvura idahita tubahe ikaze rero nitwa MC Misango mugiye kubana muri kino kiganiro yes Noheli tuguha ikaze umeze fresh ndashima Imana ndamahoro wamfura we ndimboneza makuza rutabangire ku rugamba umushakamba utagira imbeho munda nk'abarwisendekereza muri rwa muri mutuma amajyambere ajya ku rugamba nk'abindatirwa abahizi mwikotano ry'abahizi umugambi nkagutahana tibyo ninde wabiguhaye nkavuga nti udatetereza abasenza amagambo bageze wandabaga n'intwari ku rugamba acunda umuntu amushakamo amavuta y'ubuhamya bw'ejo hazaza ikamvuga ngo ni gatondo ushyira ku rutonde akabitondagura uyu mwami w'abamara akabyahungu nako batambaye ku mabana ijoro guma uvugiye ku icumu ryawe nanjye rero ndirutebeza bigembe urugero ngabo zize igituza cy'umuntu hishongore baririmba mu gitaramo buryo bajije abasaza bo mu Rwanda inyamaswa y'inkazi n'igihe wayibanje mu ishyamba ry'inzitane banyumvise twagiye rero Noheli ntabwo dushaka gutindira abantu ejo ugiye mu bukwe rero mu birori by'umwari wacu mutemba cy'ucyo mutereka amata byagenze gute akantu ku kandi nabonye Nyampinga yinjira agaragiwe n'abakobwa beza basa neza bateye neza bashinguye abari bamwaza umwanda bro ubukwe bwa Dorcas nako bwa Vestine kandi Dorcas ako kantu gafite ubukwe bwa Vestine Dorcas nawe yari yambaye neza wagira ngo nawe yashingiwe ukuntu nawe yasaga neza ku rwego ruremereye hanyuma rero Munari Arena nkimara kuhagera abasekirite bahise bacinga uterero sasa baravuga ati Prophete Noheli tusanzwe tukuzi umeze neza barancekinga baransaka bamaze kunsaka ndinjira maze kwinjira ninjira muri Munari Arena hari ya za Rusororo ni hiza cyane na ahantu hasa neza pe tare nziza cyane irazwi rwose maze kwinjiramo ewana ubukwe bwari burimo bantu gusa abantu bari bahari banzo tubwira imbogamizi zari zihari bijyanye n'umutekano byari byifashe umutekano Irene yari yambaye icyombo kumva neza arimo arazenguruka areba ko abanyamakuru bahari nta munyamakuru n'umwe ari wemere kwinjiramo hari uretse MI ndetse na The Choice nahabonye nta yindi kamera bamunywanye be gusa abandi naba amafoto n'amanoza gusa nta munyamakuru wemere kwinjiramo hariya kuko bwanyuze live bwari buryoshye bwasaga neza hari harimo abastari bagiye batandukanye hari harimo Junior Giti yego n'umudamu wiwe hari harimo abandi basobanuzi nka batatu batazwe ubwo mvuzuzwe si byose hari harimo Krisizi
sambo sambore la mama uramwamamarije reka tunamwihanganisha Christizi mu minsi ishize yabuze umubyeyi we mama Imana ikomeze mutuza heza kandi akomeze agire iruhuko ridashira Christizi turagukunda kandi turakwemera ariko mu basitari bose bari bahari bro hari sinkubye abasitari babiri bari bahari hari abadondoro barangiza komeza hari Agi n'umugore we ukumva neza yego ndi kukumva hari Kiramani n'umugore we hari Marite Mugisha hari abo influencer bakomeye hari Richard w'umuramyi hari na Emi bano baririmba zirandirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana banasubiramo indirimbo z'abandi bari bahari hari abahanzi bagiye batandukanye benshi hari abasitari benshi cyane ariko umusitari wari uhari mukuru urenza abandi basitari bose ni Yesu Kristo w'i Nazareti Yesu Kristo yarari mu bukwe ariko mu basitari nawe ntabwo uri kwivuga uravuga uti narindi ku ruhembe rw'imbere uretse Yesu wenyine wari uhari nk'umusitari urenze abandi basitari bose mu isi no mu ijuru no mu mahanga no mu Rwanda hose no ku isi hose iyo uvuze ko hari Yesu ni biki bigaragaza ko hari Yesu nuko basaga ni biki hari abagore beza hari abagabo bambaye neza icyo si igishya mu Rwanda kubwiza ubundi njyewe ndi umuntu wabyawe n'umugore imbaraga z'igihugu yego disi niyo mpamvu ushaka kukubwira ngo njyewe hari abasitari bagiye batandukanye ariko umusitari wari uhari bwa mbere usa neza urenze wari wambaye neza man bro ni njyewe wari wambaye umusitari urenze abandi basitari bose na ba Christizi bari bahari wari wambaye uti ninjye musitari wari duhishusho kuko mundi mu basitari bose uretse Yesu Kristo wenyine havuyemo Yesu nanjye wari uhari ninjye musitari wari uhari urenze bro urenze yego kuko abantu bagiye bamara bakaryana inzara hari umumama nakunze witwa Uwanye Nasiya twahuriye mwahoberanye cyane ako nakandi kana ariko ako nakandi kana hari ikintu cyitwa abadamu beza ibyo kurya byari biteguye abasekirite bari bahari umutekano wari furu wari uhari ibintu byari bimeze neza cyane ariko mu basitari bose bari bahari yego ba Christizi bande bose ba Agi bariya bakinama ba Kiramani bariya bakora ninjye musitari wari uhari ubarenze gute ninjye musitari wari uhari urenze bro gute bre ninjiye batangiye kuryana izati dore profete no hararinjiye ndavuga nuzi ko nubatse izina wangu reka da hita nkora ku kimenyetso cy'umusaraba nti ati data wo mu ijuru ku izina ry'Imana data na mwana roho mutagatifu amen ndangije mita ndangamira mu kire ndavuga ni uhoraho niwe Mana gusa amina urukumva neza bro ndayikunze cyane ndavuga ni auzubillah inashautangira jimu rahimani rahim uhoraho ni wowe Mana uhoraho ni wowe data ni wowe byose bihanze amaso watubereye ibyiringiro Christizi bamuhamagaye bagiye kumuha impano mbona aratambutse munohe uretse utaragira ku mpano utubwiye ishusho y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi wahabonye ku banyamahanga basaga gute aho Vestine ashatse wababonaga gute nkubwire bro birase ibisubirwamo Idirisa yarasa neza yambaye neza Jalik papa Magagari umujejeta faranga umukire yasaga neza ufite igituza kimena amabuye cy'umunihira yatambutse hari projecteur ebyiri bavuga projecteur aja indimi zandi zirakogonga nakubwiza ko umunyarwanda bulaza projecteur ebyiri umva hari inyamibwa zihamiriza byahamye byatari inyamibwa zari zihari hari abaramyi hari n'ababyeyi beza bakwiriye kuba bambaye hari ababyeyi abantu ba M bose bari bahari aba diaspora tuziranye benshi nagiye mbabona mu bukwe bari bamanutse bari bahari urukumva neza hari abantu bagiye batandukanye mu bukwe ariko ninji mbona abantu bose batangiye kundeba bantera banjyanira inzara ndavuga ni se byagenze gute urumva rero hari ibintu bigiye bidasanzwe kandi bitandukanye kandi byiza kandi bimeze neza Imana n'umwana n'umwuka wera byari biri muri buriya bukwe tugeze kuri za mpano rero impano zatangaje abantu ku ituru ya mbere bahamagaye umugabo witwa babanje kwambika
Idrise Vestina yabanje kwambika sebukwe ingofero amuhereza n'inkoni cy'ikinyarwanda. arangije yego arangije nyirabukwe amuhereza igiseke. Bo tunyaruke baramukazi be arabashimira birarangira. Idrise nawe afata impano abanza kugira gute gufasha sebukwe arabashyigikira. Irene yahawe ingofero nka papa Magagari Kibamba yasimbuye se w'umukobwa niwe wambaye ingofero. Yego bamuhaye ingofero Irene bamuhereza impano iremereye. Ikindi navuga nuko umuntu witwa Irene yarashyushye muri biriya bintu ntabwo yari hamwe kugeza ubwo banamuhamagaye ngo aze yakira impano amara nk'iminota 5 ataraboneka bataza aho yagiye. Iminota 5 ubwo yarari kuri wa mutekano cyane areba ko hari abanyamakuru bari gucaracara aho hafi kuko ibi bintu ntabwo byiza bica ku yandi macana. Ariko se nukubera iki? Ariko nyine ndaje nkubwire tugiye gusasa inzobe tunenge dushime ibintu ariko umva Pastor Mutesi umunwa wawe uri hano nawe ndakuzi mwana wa mama. Pastor Mutesi ni umustar uko byagenda kose. Mutesi yari afite abantu benshi yego badasanzwe mu bukwe bwe ku buryo n'ababonso bari bahagaze ababonsa bahagaze bacunga umutekano. Mu bukwe bwa Vestina Dorcas nubwo bwabere ahantu hahenze yego hanakomeye abantu ibaze ko batigeze buzuza arena. Intare arena ntago bigeze bayuzuza mu gihe Mutesi we yujuje Meza Park Ikinyinya dote akuzuza dotani. Erega abagore ntago ari nk'abana buretse genda gake ntago ari nk'abaki urase n'umwana hari umwana ushakwa ntabwo leta y'igihugu cy'u Rwanda igisezeranya abana. Ura n'umudamu ubu yabaye umudamu ubu yabaye umugore. Madamu Bwana Idris Sharik ntungaramwambukanye umva nkubwira mwana turacyari ku mana ubwo zivuye z'ababyeyi banje gushimira ababyeyi baravuga ngo tugiye guhamagara Irene amashyi ngo kaci wagira ngo ni Yesu bari bahamagaye ngo aze mu bukwe. Irene arabura iminota 5 yose baramusimbuka bajya ku mana y'umuntu witwa Krisizi impano yahawe ntabwo yayihawe kubera urundi rukundo bamukunda. Never again. Krisizi yahawe impano nk'umuntu wakoreye Vestina Dorcas amavideo y'indirimbo. Ziriya ndirimbo mwagiye mubona zose kararingi shooting umuntu wazikoze bamwita Easy. Wazanditse nawe urahita umujyaho nabyumva. Uretse gatoya Krisizi yari yambaye ishati nk'iyi yanjye yadegaje nka gutya ameze kambaze nkuremo mbere kunera gituza yakigiza dore ngo abanza kuremo Noheli muramuzi kumva neza akunda kwiranga cyane yambaye bro yambaye gutya ukomeze nk'uko nazinze urumva yego tire ni gutya nameze yadegaje hano mwimbere harimo Sheneti ziza cyane yambaye atyo yari yambaye ipantaro y'umweru n'inkweto z'umukara yatebeje nta mukandara yambaye n'udusatsi twe hariya nakagasatsi kameze gutya keza cyane kameze nka kinyoni yitwa Chris Easy arahaguruka aragenda bamaze guhaguruka bamukubita impano ajyamo hagati bamurya gafoto keza cyane yamba gashati nkaka yakazinze Chris Easy abahawe impano. Ariko mu byukuri Chris Easy nk'umuntu wakoze ziriya ndirimbo z'abarabana kazi hakararingi akabahindura abastari mu rwego ruremereye nka ruriya yego bro akabakorera video nk'iyo Diamond yakora yego mu Rwanda bara mu bantu bufite bazi gukararinga bazi gukora kara neza bazi gukora ishusho rizima Chris Easy arimo ntabwo yari guhabwa impano ingana kuriye. None se kari gato karimo ibiki byose nibanga yihorere ashobora kuba ari gatari ko katanzwe mujika kaba mvuga yavutse ejo. Hanyuma twagiye wazanditse ari twagiye bahamagara umuntu witwa Niyo Bosco boze y'umuntu ari regent abari regent ibaze ko bavuze ngo Chris Easy habura n'abakoma amashyi ariko bavuze ngo twakire Niyo Bosco amashyi ngo cap ugira ngo ni ibigori injugu urabona kakuma kinjugu kumwe ziba ziturika ibi byuma bisya ubugari ko bivuga cyangwa se uko urabona bino bisheke ibintu by'ibisheke bino by'ibisheke ndabibona kino cyuma cy'ibisheke bavuze ngo Niyo Bosco abantu barakubita bagira batya amashyi barakubita aba diaspora bategereza Niyo Bosco baramubura bitangwa mu kana
niyo Bosco ko ari regent, niyo Bosco kariyo wahimbye indirimbo yitwa nahawe ijambo, niyo Bosco kariyo wakoze indirimbo ivuga ngo ibitonyanga, niyo Bosco kariyo wahimbiye bano bana indirimbo kuhera ku ndirimbo yabo ya mbere yitwa nahawe kuki atagaragaye, kuki atagaragaye. Byahise binyereka nk'umusesenguzi ko niyo Bosco kuba atabonetse muri iki gitaramo, kuba atabonetse muri iyi nganzo mu byishimo bya Vestine na Dorcas, yaramanaginzwe na M Irene, yego barabaye muri rebe imwe, Vestine na Dorcas na M Irene bagasangira ubugari bose, bagasangira ubugari, bagasangira amazi, akabigisha kuririmba n'indirimbo nyinshi z'abantu babana b'abakobwa. Yego mujye mwumva harimo alto cyangwa se soprano ya niyo Bosco, karimo abamuzi barabyumva. Niba mujya nababeshya mujye gushaka indirimbo ya niyo Bosco ivuga ngo ubigenza ute, nibyo rwose. urumva ndangije uramubura, ndamubura mitavuga nk'umusitari. Jesus Christ, bigenza bite? wumva urumeza ruraje uravuga niyo Bosco ntabwo yagombaga kubura muri buriya bukwe. Yego wenda kuki se bamushimiye baravuga ngo niyo Bosco turamutegereje, niba hari yatumye aze yakira impano yanga kuboneka. Bro, ibi byerekana ko hagati ya M Irene harimo akantu kakangononwa k'amakimbirane, kuba umwana niyo Bosco atabonetse kandi yaramanaginzwe n'umuntu witwa M Irene. Ndakubwiza ukuri, inshuti za M Irene zose zari zakubise ubukwe bwagenze neza, ariko abanyarwanda aka nakantu nanenze ikomeye. Uwanditse indirimbo wakoze video arashimiwe, uwanditse script arashimiwe. Yego none se uwanditse indirimbo akabigisha n'uburyo baziririmba ari hehe? Ikibazo kiri hano ni iki? Ikibazo kiri hano ni iki rero? Niyo Bosco urumva bayiteguye, bura yavuga ati ngewe ntabwo ndi bujye hariya kandi nzi ko ari ibibazo dufitanye sindi buza. Bamwe batajya guhimba impamvu ngo yarwaye, abandi batajya kuvuga ngo niyo Bosco yaba yarwaye. Niyo Bosco agenda n'amaguru si umusitari yakoze izina, sinjyo yaba yarwaye yabura umushoferi, yaba yarwaye yabura umuntu umufatira kado. Yego ahubwo niyo Bosco hari impamvu yanze kuza, kandi buriya niyo Bosco ari mu bantu batajya barya imboga. Nanjye rero sinya ry'imboga mutera gasonga bagari mugani wa Jihad sikatera byo ngo mwicare mwige, mwicare mwumve ibyo agiye kubabwira. Kopi turapestinze gute se umbwira ngo niyo Bosco yabuze? ubwo ako ngako abadukurikiye nabo baraduha ibindi bitekerezo kuri iyo ngingo uri kuvuga. Uravuga uti harimo akantu kashimishije cyane kandi kambabaje, wa mugani biranababaje, ariko reka twongere dusimbuke. Ejo muri numvise Dorcas mvuga, ese ntuze yatashye ubukwe bwe Pastor Claude? Pastor Claude ntabwo yatashye. Noneho ndakumye ngo nta munyamakuru n'umwe wagombaga kwinjira ngo hagere. Yari kwinjira guteze aciye anyuze mu zihe? Ariko nawe ubanza waragiye bunyahuka. Kandi oya ndi nakwe ngo umusitari ndazwi brother, ndazwi bantu biga bava ngo naheri ngo nago tumuzi ubu usuramenya ngo marira icumi ki. Njyewe ndazwi nubatse izina narifite sindi henda amu Prophet Noheli. Nta no wamurirwanira ikibuga ni cyawe babyumve banabimenya. Agenda bivuze urumva ihogoza mu bagabo bose bo kwisi ukuri kw'Imana. Amu Prophet Noheli, amu legend. Uri kumva neza? Mu zindi mvugo z'amahanga baravuga ngo je suis Prophet Noheli. Yaman tugiye gusimbuka kuri iyo ngingo. Wabaye marene ninde? Marene bro, ubundi marene narinze ko agomba kuba mama Pasteur wa Nyanasiye. Kuko yari inshuti yabara abana, ari inshuti ya M Irene. Ariko ntabyo niko nabikekaga, ariko ntibyabaye. Noneho ikintu nabonye gikomeye kirushijeho, uwabaye marene yego ni umuntu ntabonye nazi, wabaye mana pare nawe nabonye ari isura nshasha. Abanyamusanze bari bakubise bamanutse, ni ngombwa. Imodoka zari zuzuye muri parking, hariya ni mu mayero n'amadolari byibuke. Ariko Vestine ashatse ahantu hazima, agiye mu biganza bizima. Bajya baca umugani ngo voka y'intuzi imanuka iyi uraza. Ariko karagano siko Vestine ashatse ahantu hazima. Narabonye ngo na Dorcas agiye kurongorwa muranuka mutangira kuvuga ngo Noheli ngibyo uvuga ngo ntago bizi. Wowe urinda umbaza umburanya. Muzanyire ku muntu wa superstar nkanye, genda umustar man bro.
oya ikibuga ni icyawe ikibuga ni icyawe my dear ikibuga ni icyawe njye binkubwira ndi kubikubwira nshize amanga ndiseriye yes Vestine agiye mu biganza bizima nanjye mfite mushiki wanjye gashaka ahantu nka hariya yego naba ngiye mu biganza bizima basaza ba Vestine baje bamufasha mbona baratambutse screen projecteur nazo zirimo zirabagaragara projecteur tavuga ati ariko kantu gasubiraho two projecteur noneho karaje projecteur uri kumva neza kaje wakarepese neza projecteur ubwo zari zirimo bakajya abakubita ibahasha bure nanarije irabahasha ikintu kirimo ntabuzemo nk'uduhumbi 500 buri muntu 500 nka miliyoni 2 abahahisha ariko batinze kurekura mushiki wawe ariko wowe wabubona umushiki washatse mu mafaranga nkariya nta kantu kagiye irashoboka se uriya mushishura avuna noneho rero turagira ngo tugane ku musozo ubusesenguzi buhambaye kandi wakoze neza cyane nyuma yo kutugererayo rwose tunagushimira je nari mari tunagushimira cyane noneho imodoka zakubise mwimbere no hanze zirakubita reka turebe rero ubukwe burabaye umukobwa ararongowe rwose ageze iwabo w'abakuru yanasezeraniye muri arena umuziki we urakomeza cyangwa arajya mu bindi abantu bari kuvuga twabivuze ubushize umuziki urakomeza ariko bro reka nyamara aracuruza amavuta ngoki aracuruza amavuta kuko arashaka kwisiga biragaragara naje muri twarabivuze ngaracuruza amavuta arashaka kwisigurira urimo urabwiriza umubyeyi guheka umwana mu mugongo icecekere ikibazo cyawe nicyo kiri bukorwe iki gikorwa nakubwiye ngo umwana agiye kubaho umuziki mujye mugira ngo ni Bruce Melody umwana agiye kubaho umuziki ku buryo muzajya mubona ngo ba The Ben ngo bakora ngo video zadanje ndakubwira ngo umwana ashatse mu mafaranga kuba yakora video y'ibihumbi 500 ibyo ntibizongera gukunda okay ni video ya miliyoni 2 cyangwa 3 yes prophet bamwe mwarebye ishusho rya Yebo irango ni yebo murebe uburyo rimeze bro ira ni ishusho riremereye ku rwego ruremereye none hagiye kubahereza ishusho umuntu ajya mugira ngo avadako tugana ku musozo niki ubona cyatumye Irene atatumiye abanyamakuru ngo bagaragaze bura bukwe bwuriya mwana watekereje ko ari nabonye hari umunyamakuru wari uhari yavanga abantu ni bakeya ngo bahari ngo abantu ngo ni bake abantu bakubise Irene afite abantu bro yego buryo umuntu nakurusha uje wemera ibintu byuriya mwana Imana yari ibirimo usibye no kubibamo nabibonye ko Imana itagifasha utifashije buryo Imana ifasha uwifashije harimo ifaranga Vestine ashatse mu muryango abana bakoze ku musatsi yabiri twavuze bajugunye nanjye reka nkubwiye ndashaka umugore umva bro oyashaka umugore ko bigukwiriye se tuganye ku musozo w'ikiganiro hari abantu numvishije ngo ikiganiro cyashiyeho banyiha hari umugabo avuze ngo Noheli ngo aturagurika nk'injugu namaze ngo bamugira ngo umwana wa Pastor Claude namaze ibyo mvuga ndiseriye ikiza cyane uko ibintu byose ubikora mu buryo buri official reba hano Dorcas namuvuze hano abantu batanye kuvuga muhame hamwe Dorcas nabarongorwa n'umudiaspora mukanuye amaso muvuga ibintu gute tubwire ishusho wabonye kuri Dorcas arongowe n'umuntu wa Kenyeje wa fake sigaho nibereye uzangaye warabibonye warabyeretse umushitsi warabivuze uti inkuru mbazaniye ni ya Dorcas nase nago nababwiye reka Vestine abanza kwanza navuye mu nzira ejo munde babanza mu kubitinda y'imanga abanza byara abana babiri b'imanga none se banabyivugiye mu ntuza oya abantu bahari ariko ni nabivuze bati imanga rwose ibya hariya byo birazwi amajyaruguru n'uburengerazuba impanga n'izabo birazwi ntabwo twirwa tubishidikanya umwana yasaga neza Dorcas ya DPR yica abantu yego nyirigabo Rouge à Lèvres yasize Rouge à Lèvres atambuka meze kiraho mikoro ako kantu ako kantu gasubiraho atambuka Rouge à Lèvres nizo yisize hano hose atambuka meze nk'inyanya y'umutaga icyo ngo kodire byo vuga nabo bivuga nabo kanabyemera ko bivuze bro mani narize navuga ni wama nanjye mushiki wanjye mfite mushiki wanjye uziko nahize nkatashaka mani ukajya munera stress mani nohereka kurira mani nta muntu umugaburira shaje byohorera mani habe ntumugaburira narize navuga ni Vestine ukuna musengeye Irene twahuye mu modoka ndabwanire ne ewa congratulation bro wa no tugushimire wangu we murakoze cyane Ino TV likinga, kora subscribe gutya.